mu gihe abandi basitari mu mupira w'amaguru bashyuha bahita bagura indege zabo bwite bagendamo bakabaho ubuzima buhenze, bagatangira kuba ubuzima buhenze bw'igiciro. Rodri ukinira Manchester City ntabwo ari uko ameze. Dore ubuzima utazi bw'uyu mukinnyi. Izi ni inkuru za siporo. Ubuzima buhenze, imikufi yo mu ijosi idasanzwe, ibyo nibyo biranga abandi bakinnyi bagafashe ku isi, ariko ntabwo ari Rodri. Yatwaye Ballon d'Or mu mwaka wa 2024, ariko aguma ari umuntu usanzwe wicisha bugufi. Biratangaje, ariko iyi niyo nkuru utabwiwe kuri Rodri. Umukinnyi wakomeje kuba mu icumbi. Abakinnyi benshi iyo bagafashe bahita bajya gutura mu miturirwa idasanzwe, ariko uwo nguwo ntabwo ari Rodri rwose. Umushakira ahandi, ari no gukina no muri La Liga, akina Villarreal, ahembwa umushahara mwiza. Uyu mukinnyi yahisemo kuguma kuba mu macumbi y'abanyeshuri ba kaminuza. Wasangaga mu ishuri yigaho batangara cyane kubona umukinnyi w'ikirangirire wa La Liga asangira nabo icyayi mu kigo. Ibaze kubona umukinnyi w'ikirangirire amesa imyenda mu ishuri nka kumwe abana baba bari muri interna, ukamubona aganira n'abandi mu byumba by'uruganiriro. Impamvu yabikoze, yifuzaga kwiga ubuzima nyabwo bwa kaminuza. Ntabwo yabonaga impamvu yo gusesagura amafaranga ku nzu ihenze kubera ubwamamare. Mu byatangaje abantu benshi ni imodoka Rodri yatunze bwa mbere. Ushobora gutekereza ko ari Ferrari cyangwa se zimwe mu nziza nka G-Wagon. Yaragiye yigurira imodoka ya second hand. Byumve neza, imodoka ya occasion yo mu bwoko bwa Opel Corsa. Yayiguze n'umukecuru wari ushaje cyane, ayimugurisha €3,000, ni nka miliyoni nk'enye aho ngaho nyine z'amanyarwanda cyangwa se 6. Ise umubyara ubwo yamubwiraga ko iyi modoka yari ifite mudasobwa cyangwa se computer muri yo. Rodri iki gihe yaratangaye cyane. Yasanze ari agateleviziyo gato cyane kangana na santimetero 8 kagenzura radio yayo. Yitwaye yagendaga muri iyi modoka, akagendamo buri munsi mu myitozo agiye muri Villarreal. Nubwo abakinnyi bakinanaga nawe bamusegaga cyane, byasaga nkaho ntacyo bimubwiye. Wakwibaza ngo yatekerezaga iki? Yarababwiraga ati, kubera iki natakaza ubutunzi ku modoka? Ibyo byagiraho bingeza, byagiraho bimvana se? Igisubizo ntawavugaga. Rodri nta magambo agira. Yiyanditseho ku mubiri we ibizwi nka tatuwaje cyangwa se tattoo nk'abandi basitari. Ushatse wamwita umuzimo, kubera ko nta n'imbuga nkoranyambaga akoresha, nta Instagram, nta X, Twitter, nta TikTok. Avuga ko akunda kubona umubiri we usa neza, usukuye, bityo ntiyakwiyandikaho nyine, ndetse ubuzima bwe bukaguma ari ibanga. Nibyo ahitamo n'ibyo akunda. Umunsi umwe yabwiye Joe Hart muri interview ko mu bintu adasabwa rwose harimo gushaka inshuti nshya kuri internet. Avuga ko we ahitamo ubuzima nyabwo kandi agahitamo imibanire y'imbona nkubone. Nawe hari ikintu icyonzi cyo wakwigira kuri uyu mukinnyi? Uyu munsi afite impamyabumenyi mu bya kaminuza yavanye mu ishuri rya Management na Business Administration. Aca bugufi kuko yavaga muri match y'igitangaza ndetse na zimwe z'ibitangaza, akajya kwicara mu ishuri agakora umukoro w'ishuri, cyane nk'igihe yandikaga igitabo gisoza amashuri ya kaminuza. Yarangije kwiga mu 2021, ari nabwo bwa mbere yatsindiye titre ya Premier League. Afite umukunzi bahuye kera muri university bamwita Laura ntabwo ameze nkawe kuko ni umunyeshuri wiga ibijyanye n'ubuvuzi bwo kubaga, surgeon. Ubwo yatwaraga Ballon d'Or mu 2024, yatuye insinzi. Uwo mukobwa bakundanaga amwita umuntu w'ingenzi kuri icyo gihe mu buzima bwe.
anakomoza ku kuba icyo gihe ayitwara yari itariki y'amavuko ye y'uwo mukobwa nyine mu ijoro mu isabukuru ye. Uko biri kose niba unkurikiye ndabizi ubwo ukunda ibiganiro by'imikino n'amateka y'abakinnyi, ni hano bikurikira. Niyo mpamvu rero ibuka ukanda like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa.